Oya naje aho wasigiye wanatambikiye ko ntakureba. Ndigukureba. Abantu muberesha. Nani kure? Ntabwo ari kure cyane. Cyiza we. Uraba neza. Aha ni huba? Naha ngaha rwose wahageze. Ese ko ari kure? Ntabwo ari kure. Ni karibu ahubwo. Undi reka tukicara mu nzu. Twicare hangaha. Ubuze hanze. Ni karibu ahubwo. Ni impamo. Ayiwe Mwarimo meza muteze. Ndaho ariko ni gake. Umvaga nk'ikumburiye ku izina ry'Imana. Nanjye. Nabamejeje mu magira. Kiragihanda ni kinini. Ni kinini ariko ntabwo ari munini cyane. Wabaye kiza kurenza cyagi. Yego. Narinje higiye ku murima gwanje. Namukaje vuba mpagenda gake. Guhagira no murima. Nawe ze ndabikubwira wibagirwa. Noneho ariko ndumva cakuzazina nkararariye. Ukarara. Nyine hari ibitoki byanjye barabyiba. Ndagira ngo nzaze ndare kandi kuko tumaze kumenyana nzajya ndara hano. Uzajya ujya n'ibitoki n'amafaranga ndayafite. Nyine ndumva yuko urwo rutoki ruhari. Ariko ibyo byo kurara tuzabiganiraho. Wumva shaka buri cyabo. Tuzabiganira. Ko gifite amatama ku izina ry'Imana. Sikumva n'unyihunza wanyegera ku izina ry'Imana. Ese wakwica ikibazo ufite n'iki? Ari inkukumbuye pe. Ubu ntaho ndashira nyine urukumbuzi. Umba numvaga naguterura nkakwikorera gucya. Urabona wambasha. Nagushobora. Kareka nabwo. Gwiki kubera iki? Oya. Ziracyarimo. Tuzabigerageza urebe. Muze. N'impamo da. Tuzabigerageza urebe ngiye. Sibye no kuguterura se hari n'ibindi nashobora. Ibikize. Oya. Katuzabivugane. Ibyo kurara tuzabivuganaho. Ko nizere ko ntabwo hakana kuri modi. So ubundi ntubukumbuye agatoki. Noneho rero zazana agatoki ugateka shatu kadye ubundi tujye gukina sha. Kwerekega imikino z'abakuru. Nta kibazo ko gatoki uzakaza. Ni ubwo nari ngiye pfingiye umanucyara kuri Robin. Ubundi ntaho wamerekezayo. Oya ndaguherekeza kuko nanjye usanze hari akazi narindimo nendaga gukora. Naho rero ariko numva nkukumbuye ko abaye kiza we pucyo. Ni impamo. Yewe. Ngaho se nyine niba ugiye ku mirima ugenda butarira. Ko numva inyirukana. Oya ntabwo mwirukana. Numvaga ngukumbuye ku izina ry'Imana. Ntaho narinzi ku isaha izi wawe uri kumwe ngo nigende. Ntaho ujye nkumbura wowe. Wajuje kunsura ngo ugiye no guca ku mirimo. Ubwo se ubwo urumva. Iyo turi kuvugana kuri telefone. Mba numva ari byiza. Numva nyine ni ibyo. Naho se ubundi. Use muzikira. Ubu rero ariko ejo bundi ndumva nzagenda. Ejo bundi ndi guteganya urugendo ruzatuma ngenda bukanyiriraho nkarara hano. Ariko ubwo rugendo ndi kuruteganya ariko se ubwo nibyo. Ngaho merekeza rero tugiye. Kahuherekeza nano. Kwari ukuhareba. Usujya ngo nzongera kurara igwanjye. Nako mu rugo da. Zajyaga ndara hano. None sugiri wawe cyagura cyangwa wapi ndagasore shamba mu rugo nuko niterekeye mu rugo. Baga mu rugo mama yarandambiwe. Ese yarakuranduwe. Abavuga ngo ninza n'umugore ariko nari ntaramubona ariko ubwo nakubonye ubwo nabonye byose nyine. Ngumba se sha umuntu ni wowe kuznagiye. Ninza nkarara zakuzanira. Zakuzazana igitoki. Igitoki? Igitoki nzakizana. Urumva zakuzanira kandi kaje. Si wa mukobwa bari kumwera. Wa mukobwa bari kumwe tujya kuzana umuceri ku kagari. Zaba mbaye.
Haruna. Yes, Dani. Neza bite? Bimeze neza kabisa. Bana, se wowe. Amakuru se y'iminsi mana. Amakuru ni meza. Aha nahise. Nayo nyine mba ndi gukatakatamo gutya. Ahubwo wowe rwose. Shanga njye none agiye mbona mu rugo batinze nyine no guteka urumva mwikoza mu gakombe nkaba niyokereza ibigori. Iwe rero sigaho ujya kokeza mu gakombe. Amasha nyine nkarenzaho n'utuzo ubwo amasaha akaba yicumagaye. Ahubwo mana hari akantu uvuze. Uvuze mu gakombe ko rotse ibigori bitanekereza. Ejo nabonye papa wawe ari kumwe na mukobwa mwe tweze igihe twari tugiye kagari kuzana umuceri. Ejo nabwo narababonanye hariya bari mu Kajevu. Iki seriye ahubwo mukobwa mupfanike. Warababonanye? Ejo bundi nabonanye arabagiye muri wa murima. Nanone inshuro ya kabiri. None akabwe ngera nzi ko ari icyo mupfana. Cyahese ko nanamuzi. Nta nuwo nzi pe. Se wabiberwa gutya. Nanone warababona none banakatanye ku murima babonye gutya bari ku murima harya hepfo. Byarancanze pe. Ntago byumvikana na gakeya. Njye numvaga wenda ari umufamiye n'undi wanyu. Ese papa nura mukobwa ukiri mutoya bapanga iki? Neza ngende. Ntabwo sinzi. Ese ashobora kuba yaramubyaye mu gasozi se tukaba tutabizi. Hasi abasaza ntabwo yabikora. Akana. Ariko nta n'isura ye mbonamo wenda sibyo kubitekereza nka gutyo. Oya abonye turayibonye. Ubundi ari ukuntu umuntu wawe byopfana ko utabizi. Ubundi ari nk'icyakura. Urashaka kumbwira ngo ni amaraso yakururanye? Ari nawe utabizi. Ibyo bintu ngende ndumva binkize kure binkiza ahantu kure. Nanone inshuro ya kabiri. Kunje numvaga ndubiza yaye nkubaze. Ubwo ndumiwe. Ariko ndaza kubaza Nyeri. Ko kiriya gitoki nzava ko cyagiye hera. Kanze mbikore nako segari we. Dore sha uritaye rwose uratimaje inka yabwiriwe ariko sha ukuzina ry'Imana uzabuza hari igihe uzapfa wiyahuye. Ubu nta kintu wakora nuko byagira gusa. Sana no kwanga ngubwe umuntu ngo mwire ubwo se twiriwe. Wiriwe nakubonye wiriwe ukora iki? Ariko reka nkubwire kuzina ry'Imana. Sha reka nkubwire uburaya bwawe. Kiriya gitoki wagikize cyo mukaje vuba. Ahubwo ndakubaza ari wowe kutakiranuka. Kutakiranye ngo tukijya gisize. Aha mperuka ku gitoki byarera mu minsi yashize. Kiriya gitoki cyagiye. Nesa kimaze nkubwire ku izina ry'Imana ushaka amahana. Ushaka amahana. Ara mugabo igitoki no wagiciye. Igitoki ngiciye ryari? Mperuka yo ngewe. Ubwo ni utarangiye barakibye. Barakibye. Akabagore bararusha. Ambwiye ko bakubonye wigendagendeshwa muri ziriya nzira. Njya hehe? Iye nka ntiyari. Sema. Gati sabwanyi. Ko tutari bukiranukira. Ka, reka byarakaze pe. Haruna ari. Amwanzana ni. Reka mbabwire ndaza kubafata ku ijosi. Hari ibintu mbabona mwikora. Gihore. Ndaza kumva. Haruna muzamu. Kwizana ry'Imana. Abuva zakwereka gihe ibintu nzabakoresha. Buryo futare imbaraga. Hari igihe mu nsuzugura biri. Umva. Nano kaka itoki uje nakajyanye. Gihoreresha. Kwizana ry'Imana uzaburera. Jewe ndaza kubanika. Ubu mama ari ikize. Mu maziki usibye kundira ibyo kuri. Kigali we. Ubwatsi se urabugabura nawe wavuzanye. Se nagushatse ngo byagira hagusha. Waje yuhayira nk'ibitwaro nka 7. Nka 7. Ahubwo winjijisha turambye iby'icyo gitoki. Utakomeza kunkora mu mutwe wa mugore kwizina ry'Imana. Igitoki urakiriye uragiheregese nibara gihaye abagabo bawe se sha. Nitwa byihorera uraza kumbona. Abagore bararushye. Kandebe aho ni kebera ubwatsi kagahoro kari. Ntabwo karya karamonzi ni heri nkari ko kambabyi. Kwizina ry'Imana muraza kumbona. Urumva? Numva nsanga ndabereka. Kwizina ry'Imana twatamye mu Rwanda. Bose ubwatsi bwashizeho cyane. Kuramugura agira ubwenge we. Uramugura hagiye mba numva ahantu ko twahira ni mugoroba bwije. Agegera kambe nzamuka nyere. Matinye ngeza ibinzabiva.
si mama kumbona wifashe ku itama humiwe wumijwe n'iki kandi iri ni ishami muzaba mwumva ariko reka nzica umuntu ku izina ry'Imana habaye iki oya urabara bwatsi mwabumazeho ryari ku izina ry'Imana ariko reka tugiye tuvugishwa ako hari ukungana uko ngo kurokwe ubwera bwera macungo ngegera macinya urubingwa mwarumazeho ryari ko twavuganye ko rwarubingwa muzajyaga mugwahira n'inzara ku bwatsi butwiriyeho tutahina buriya mwarutemye muri gutekereza iki isi akanyana kabaho katarya kandi muzeyi kandi umuriro wanje gira kuzajya Imana kandi mufite ibibazo sha dore nyoko aho aherutse kugenda mukaje vuba yakoze ishyano izina ry'Imana ibyo mbona hano ni iki reka mbabwire muraba ko sha ntabwo mbyumva ibingibi ku izina ry'Imana aka nakumiro ko ese nsanze wefashe wumijwe n'iki papa nawe aza yitotomba oya ndabiyanya jewe ndibambabye nta soni cyagariwe nagusanga mwatetse ngo mungabure kiziraho ngaho nivugire si yuno mero kubona nta niyonze allo ese sheri kwa gatoki ko kahiye ntabwo uri buze kuryaho